maze iminsi mbabwira ibyiza byo gukorana na banki ko ari byinshi. Nababwiye uburyo umuntu yakorana na banki, hanyuma uko yafunguza konti, nababwiye n'ubwoko bw'amakonti umuntu ashobora gufunguza kugira ngo akorane na banki, nababwiye n'amakonti atanga inyungu umuntu afunguza akabitsaho bakamuha inyungu. Ubaye utarabibona ibiganiro twakoze wabireba kuko biriho. Uyu munsi rero ngiye kubabwira ubwoko bw'inguzanyo banki zitanga ziha abakiriya bazo kugira ngo batere imbere. Nakubwiye ko udashobora gutera imbere udakorana na banki. Niba utari watangira gukorana na banki kandi uzi ko uteganya gukora bizinesi cyangwa se wayitangiye, uyu ni umwanya kugira ngo ukurikire iki kiganiro hanyuma wumve ibyiza byo gukorana na banki wifashishije inguzanyo za banki. Ngiye mugiye kubana, nitwa Jean Marie Vianney, nguhaye ikaze. Iterambere Jari SCPLC, iki ni ikigo cy'imari iciriritse kibarutswe na Jari Investment Limited ku ishoramari rya RFTC. Umudende wacu ni ukuguha serivisi nziza kandi zihuse, kuko dufungura konti ku buntu, ukabitsa, ukabikuza, ukizigama, ukungukirwa. Akarusho kandi abashoferi, abamotari, amakoperative n'abacuruzi nitwe ba mbere tugufasha ukagera ku nzozi zawe, ugatera ishoti ubukene. Ayiwe mama, abanyamishahara mwashyizwe igorora kuko tugukubira inshuro 16 zose. Erega turacyari ku isonga kuko igiciro cy'inguzanyo iwacu kiraciriritse. Tugane tugufashe kuko iwacu hariranga. Ni Nyabugogo mu nzu y'amashyirahamwe Modern Market, ku muhanda ujya Kimisagara ahateganye na Wasac. Mwavunyisha kuri 0788307184. Nkuko nabibabwiraga rero, ubwoko bw'inguzanyo ni ubu bukurikira. Hari inguzanyo zihabwa ibigo cyangwa se corporate loans. Izi ni inguzanyo zihabwa byaba ibigo by'ubucuruzi, byaba ibigo by'ubwubatsi, ibigo bitandukanye. Ni ukuvuga ngo buri kigo cyose gishobora gukenera inguzanyo igifasha mu gukomeza ibikorwa byacyo. Iyo icyo kigo rero gisanzwe gikorana na banki, ntabwo gishobora kubura amafaranga kandi gikorana na banki. Kijya muri banki hanyuma kigatanga umushinga wacyo, ikigo kigahabwa inguzanyo. Hano iyo tuvuze ikigo, ni ibigo byanditswe na leta, bizwi na leta cyangwa se byemewe n'amategeko. Ibyo ni byo bigo bivugwamo hano. Iyo ari ibindi bintu nk'ibimina, amatsinda se, nayo afite amategeko abigenga, ariko nabyo bihabwa inguzanyo. Ariko ibigo turi kuvuga hano ni byemewe n'amategeko y'igihugu cyangwa se ya leta. Ikigo rero gishobora nyine guhabwa inguzanyo kigakomeza imirimo yacyo, hanyuma kikajya cyishyura iyo nguzanyo ariko ibikorwa byacyo bitahagaze. Iyo ni inyungu cyangwa se n'ingaruka nziza yo kuba ikigo cyakorana na banki cyangwa se cyafunguza konti muri banki. Niba uri umuyobozi w'ikigo ukaba ujya ukenera kwagura ibikorwa byawe, ugomba kugana banki. Niba usanzwe ukorana na banki, wayigana mukavugana bakareba uburyo batera inkunga ibikorwa byawe. Ubundi bwoko bw'inguzanyo ni inguzanyo z'abantu ku giti cyabo cyangwa se personal loans. Iyi ni inguzanyo ihabwa umuntu ku giti cye agamije gukora ibikorwa bitandukanye. Hari ubwo aba ari ukwagura ubucuruzi,
abacuruzi bose n'abasanzwe bakora ubucuruzi bwabo buciriritse bwabo bwagutse ashobora kujya kwaka inguzanyo akagura ubucuruzi. Niba yagitayaga ashobora kwaka inguzanyo akajya aranguza. Murabizi ko ku bantu bacuruza, umuntu ucuruza aranguza yunguka vuba kurusha wa wundi udetaye. Hari nubwo rero uba udetaye ariko ubona bizinesi yawe irimo ibintu bikeya, icyo gihe uba wemerewe kujya kwaka inguzanyo muri banki mu gihe ukorana n'iyo banki, hanyuma ugashyiramo ibintu byinshi. Ngira ngo murabizi ku bantu bakunze gucuruza, hari igihe umukiriya yinjira muri shop cyangwa se muri botiki ari uko abona irimo ibintu byinshi. Hari abakiriya bameze gutya, akinjiramo ari uko abona ko harimo ibintu byinshi. So niyo mpamvu nawe iyo ubona yaba bizinesi yawe igenda gucika intege cyangwa se ushaka kuyagura kugira ngo ive kuri level cyangwa se ku rwego iriho ijye ku rundi rwego, ugomba kugana banki ikaguha inguzanyo. Nawe ushaka gutangira ubucuruzi, ushaka gutangira bizinesi, ufite igikorwa runaka ushaka gukora, ujya muri banki bakaguha inguzanyo hanyuma ugakora icyo gikorwa. Iyo ni inguzanyo yitwa personal loan cyangwa se inguzanyo y'umuntu ku giti cye. Ni ukuvuga ihabwa umuntu ku giti cye, bitandukanye na zimwe twavuze haruguru zijyanye zihabwa ibigo. Umuntu ushobora kuba ushaka kugura ikibanza, uri umusore, uri umugabo se, umaze kurambirwa n'ubukode, ukavuga ngo reka njye kwaka inguzanyo, kuko ushobora kuba ufite akazi ukora ariko mu by'ukuri amafaranga ukuramo adashobora kugurira ikibanza, yaba mu mujyi wa Kigali, yaba mu ntara cyangwa se n'aho ariho hose utuye, winjiza udufaranga dukeya. Ariko iyo ukorana na banki uragenda ukayaka inguzanyo, ukaba wajya kugura ikibanza hanyuma ukajya wishyura buhoro buhoro. Ushobora kuba ushaka kubaka, ufite ikibanza ariko warabuze amafaranga yo kubaka, ujya muri banki bakaguha inguzanyo. Ushobora kuba ushaka kugura moto, ushaka kugura imodoka se, ushaka kugura igare, ushaka kugura iki, umaze igihe utwara nk'ibinyabiziga bitari ibyawe, nyamara ubona amafaranga. Buriya amafaranga umuntu abona aba ari menshi, amafaranga aca mu ntoki z'umuntu aba ari menshi, ariko uba usanga abenshi bayapfushije ubusa cyangwa se bayasuzuguye, bumva ko nta kintu yabamarira. Ariko iyo bize gukorana na banki bakajya basevinga, bakajya bizigama, banki igeraho ikabaha inguzanyo. Ni ukuvuga ngo rero buri muntu wese yemerewe gukorana na banki. Nababwiye ko impamvu nazanye iki kiganiro cyo kugira ngo abantu bamenye ibijyanye na banki, ni uko bamwe abantu benshi batinyaga kugana banki cyangwa se badafite amakuru ahagije, cyangwa n'ayo bafite akaba atariyo, cyangwa ugasanga abantu baritinya bakumva ko banki ikorana n'umuntu w'umukire, umuntu wamaze kugafata, umuntu ufite urwego runini amaze kugeraho. Naje kubasobanurira rero ikintu cyose gishoboka kugira ngo buri wese asobanukirwe, atinyuke ajya akorana na banki. Ubundi bwoko bw'inguzanyo ni inguzanyo z'ubucuruzi, business loans. Izo ni inguzanyo nk'uko nari mbivuze haruguru, zihabwa abantu bakora umwuga wo gucuruza, baba muri kariyeri y'ubucuruzi. Niba ushaka cyangwa se bashaka gutangira gucuruza, ushobora kuba ugira inzozi zo kuba wacuruza, inzozi zo kuba washinga bizinesi runaka, ariko ukabura amakuru y'aho wakura amafaranga. Ukabona nta muvandimwe uri kuyaguha, nta wundi muntu wayaguha, nturagenda no mu nzira ngo uyatore, kandi ufite uko winjiza udufaranga dukeya cyangwa se wenda nta natwo. Ariko iyo ukorana na banki, ugiye ukagana banki, ibintu byose birashoboka. Bashobora kuguha amafaranga yo gutangira bizinesi yawe, hanyuma yamara gukura ukajya ugenda nawe wagura ibikorwa byawe n'ubundi ukoresheje banki. Mu kiganiro giheruka nababwiye urutonde rw'abaherwe 10 mu Rwanda kugeza ubu bagiye bakira ari uko bakoranye na banki, bagakira bakabarwa mu mitungo nababwiye. Niba utarebye icyo kiganiro kirebe ko kiriho kuri BVN Empire, abo bose n'abagiye batinyuka bagakorana na banki.
Nawe rero niba witinyaga, nagushishikariza ko wakwitinyuka ugatangira ugakorana na banki, nibyo byiza. Hanyuma ubundi bwoko bw'inguzanyo ni inguzanyo zihabwa leta. Leta ishobora gukenera gukora ibikorwa bifitiye abaturage akamaro cyangwa se ibikorwa by'inyungu rusange, kandi igasanga muri bije ifite ntabwo ifite likidite ihagije. Icyo gihe leta nayo iba yemerewe kujya muri banki kuguzamo amafaranga. Nk'igihugu gishobora kujya muri banki, banki y'igihugu, banki mondiyale, banki y'isi yose, kikagenda kigafatamo amafaranga, kigakora nk'imihanda, kubaka ibitaro, amavuriro se n'ibindi, hanyuma kikazishyura iyo nguzanyo n'inyungu y'iyo nguzanyo. Kuvuga leta rero nayo igira ifata inguzanyo. Akenshi hari n'igihe mwumva nk'igihugu runaka ngo cyasinye ngo amasezerano y'inkunga ngo n'ikindi gihugu kingana gutya. Akenshi rimwe na rimwe uba usanga nubwo baba bavuze inkunga, yego koko ni inkunga, ariko uba usanga ari inguzanyo. So rero urumva ko umuntu wese akenera gukorana na banki. Niba leta ikenera gukorana na banki, kandi leta tuzi ko nyine iba ifite ubushobozi buhagije, wowe urinde wo kuba utakorana na banki. Nta mpamvu yo kwitinya, uwo waba uri we wese wakorana na banki kandi ugatera imbere. Hari inguzanyo z'ubuhinzi. Abantu bakora ibijyanye n'ubuhinzi, banki zibaha inguzanyo. Ushobora gukenera inguzanyo yo guhinga umuceri, guhinga ibintu byose uzi bihingwa. Muzi ko abantu bose babayeho cyangwa se batungwa n'ibiva mu butaka. Byinshi ni ibiva mu butaka, ngira ngo icyo ngicyo tukemeranyaho. Rero abantu bakora iby'ubuhinzi, niba ushaka guhinga, ushaka guhemba abakozi, ushaka gutera ikawa, ibyayi, ushaka gutera ishyamba, ushaka guhinga ibiribwa bitandukanye kandi ukabona nta mafaranga ufite, ushobora kwaka inguzanyo y'ubuhinzi. Ushobora no kuba udafite amasambu, ukaka inguzanyo yo kugura isambu yo guhingamo cyangwa yo gukodesha isambu yo guhingamo. Aha uba usanga umuntu, abajene benshi bize ubuhinzi, kandi ubuhinzi akenshi bubera mu cyaro, nyamara ugasanga umujene yaje gukambika i Kigali, ntafite akazi, ntagize ute. Ubumenyi yize mu bijyanye n'ubuhinzi ari kuburyamisha cyangwa se agenda arara ahantu hatandukanye kuri bagenzi be mu mujyi, kandi mu mujyi nta buhinzi buhakorerwa. Aho kugira ngo yegere banki imuguze amafaranga hanyuma ashyire mu bikorwa ibyo yize mu buhinzi, ugasanga ari kwirirwa agendagenda kandi atari byo. Niba uzi ko uri muri icyo cyiciro cy'abantu bize iby'ubuhinzi none akaba nta kintu ukora kubera kudakorana na banki, nakugira inama yo kugana banki ugakorana nayo, kugira ngo uzamure nyine ushyire mu bikorwa ubuhinzi, uteze imbere ubuhinzi nk'uko wabyize. Izindi nguzanyo ni inguzanyo z'ubwishingizi. Umuntu ashobora kujya kwaka inguzanyo y'ubwishingizi. Ushobora kuba udafite mituweli cyangwa se utanga ubundi bwishingizi bwaba ubw'ubuzima, ushobora kwaka amafaranga muri banki ugatanga ubwishingizi. Muzi ko ikintu cya mbere ari ubuzima, kandi ubuzima iyo bucitse umuntu ntabwo bugaruka. Izo ni ubwoko bw'inguzanyo rero nabwo buhabwa abantu batandukanye, inguzanyo z'ubwishingizi. Hari n'inguzanyo z'ishuri, ubwo nabwo ni ubundi bwoko. Ushobora kuba ufite abana biga ahantu hatandukanye, hari abiga hanze se cyangwa se bose biga mu Rwanda, ariko amafaranga winjiza ku kwezi ntashobora kukurihira abana bawe 2 cyangwa 3 mu mashuri yabo, yaba abanza cyangwa se izo ni ubwoko bw'inguzanyo rero nabwo buhabwa abantu batandukanye, inguzanyo z'ubwishingizi. Hari n'inguzanyo z'ishuri, ubwo nabwo ni ubundi bwoko. Ushobora kuba ufite abana biga ahantu hatandukanye, hari abiga hanze se cyangwa se bose biga mu Rwanda, ariko amafaranga winjiza ku kwezi ntashobora kukurihira abana bawe 2 cyangwa 3 mu mashuri yabo, yaba abanza cyangwa se ayisumbuye, kaminuza n'ibindi. Iyo ufite uko ushobora kuba
wazishyura banki, ujya kuri banki ikaguha amafaranga yo kurihira abanyeshuri mu ishuri. Nawe ubwawe ushobora kuba wiga kaminuza ariko nta bushobozi ufite, ugana banki ikaguha inguzanyo y'ishuri. Nizere yuko abantu bose mumaze gusobanukirwa ibyo ndi kujya mbabwira bijyanye no gukorana na banki. Ibyo byose ndi kubabwira, ubwo bwoko bw'inguzanyo buhabwa umuntu wegereye banki agakorana nayo. Mu gihe cyose ukitinya, uri umukobwa cyangwa uri umugore, uri urubyiruko, umusore cyangwa uri umugabo, ukitinya ko udashobora gukorana na banki, ntabwo ari byo. Kanguka, utekereze ibyo ushaka kugeraho, utekereze ejo hazaza, hanyuma utangire wige gukorana na banki. Banki izagufasha gutera imbere, izagufasha kugera ku nzozi zawe zose. Hari n'inguzanyo ku mishahara. Inguzanyo ku mishahara zihabwa abantu, abakozi bashobora kuba bakorera ibigo bitandukanye bakaba bahemberwa muri banki. Umukozi wese uhemberwa muri banki aba yemerewe inguzanyo ku mushahara cyangwa se avance sur salaire mu gifaransa. Ni inguzanyo baguha nyine ukazajya wishyura ku mushahara. Niba uri umukozi ukorera ahantu, ukorera ikigo, ukorera umuntu ku giti cye, ugomba kumubwira akajya guhembera kuri banki. Nta mukozi uhembwa ku kwezi ubundi uba wemerewe guhembwa mu ntoki. Nawe niba uri umukoresha, hari ibigo byinshi tuba tuzi bifata abakozi babyinjiriza amafaranga menshi bikabahemba mu ntoki mu rwego rwo gukwepa bimwe na bimwe nk'imisoro n'ibindi. Ntabwo ari byo. Niba uri umukoresha uzi ko umukozi aguha imbaraga ze ugatera imbere muri bizinesi yawe, gerageza umuhembere kuri banki. Numuhembera kuri banki bizatuma asaba inguzanyo ku mushahara nawe atera imbere, kuko turabizi twese amafaranga umuntu ahembwa buri kwezi, umushahara kenshi ujya kuza umuntu yamaze kuwupangira washize. Ariya mafaranga rero ntabwo yayabika ngo arindeyo abone uko ageze aho yabona uko yagura inzu, ikibanza se n'ibindi. Bakoresha rero muhembera abakozi mu ntoki, mugerageze mubabwire bafunguze amakonti muri banki, mujye mubahembera kuri banki hanyuma babone inguzanyo ku mishahara. Hari abakoresha banga guhemba abakozi ngo babahembere kuri banki kubera ko batabaha kontara. Umukozi niba agukorera kubera icyo utamuha kontara cyangwa se amasezerano y'akazi, hanyuma kugira ngo ajye ahemberwa kuri banki. Nibaza ko namwe bakozi mukurikiye iki kiganiro mugomba gushishikariza abakoresha banyu kujya babahembera kuri banki, kuko bizabafasha yaba mwebwe yaba n'abakoresha banyu. Nukenera inguzanyo, nukenera avance, uzabona inguzanyo ku mushahara wawe. Hari banki nzi nyinshi zitandukanye. Niba ufite umushahara w'ibihumbi 200, iyo banki ikaba yagukubira inshuro 20 cyangwa 22 ukabona avance sur salaire cyangwa se inguzanyo ku mushahara, ukaba wagenda ugakora igikorwa gikomeye kandi gifatika, hanyuma ikazajya igukata make make buri uko uhembwe. Nizere ko ibi byumvikanye. Arizo twita mortgage loans cyangwa se n'inguzanyo cyane cyane zijyanye n'ubwubatsi, kugura inzu se, kugura ibibanza, kuvugurura. Izo ni inguzanyo zihabwa abantu bashaka kubaka bafite bene iyo mishinga. Niba ufite umushinga, ukaba ufite inzu yakunaniye, ukaba ushaka kubaka, urambiwe ubukode, wagana banki, wakorana na banki ikaguha amafaranga, ikaguha inguzanyo, ukuzuza inzu yawe cyangwa se ugatangira inzu yawe cyangwa ukagura ikibanza. Tekereza amafaranga winjiza mu mwaka usuzugura, ukibwira ko ukoranye na banki utatera imbere. Watera imbere. Burya ntugasuzugura amafaranga ngo ntiwayajyana muri banki, ngo ntiwayabitsa muri banki. Hoya, korana na banki. Gukorana na banki ni ukuyegera ukamenya ibyo igenderaho, iha umuntu inguzanyo cyangwa se umuntu kugira ngo afunguze konti, ukamenya ubwoko bwa konti nabo babwiye. Hanyuma nukenera no kumenya
inguzanyo cyangwa se ubwoko bw'inguzanyo cyangwa se banki wafatamo inguzanyo, ibyo byose unyandikire muri komenti nkuyobore. Ndayizi banki ikora neza kandi ifata neza abakiriya bayo, ntago ari imwe nta nubwo ari ebyiri, wowe unyandikire muri komenti ndakugira inama. Nizere ko iki kiganiro mwakishimiye. Niba wakunze iyi video ukande like, niba hari ikibazo utasobanukiwe utwandikire muri komenti tugusobanurire. Hanyuma ubaye utari wakora subscribe, ukande kuri subscribe kugira ngo n'ikindi kiganiro cy'ubutaha kizakugereho. Muri video itaha nzababwira ubwoko bw'ingwate umuntu atanga kugira ngo abone inguzanyo, nzababwira n'ukuntu umuntu ashobora kubona inguzanyo adafite ingwate. Ako kantu si keza? Ntuzacikwe n'ikiganiro cy'ubutaha. Mwari kumwe na Jean Marie Vianney. Ciao ciao.